Ndabasuhuje nanone kandi mbahaye ikaze kuri BVI Empire. Mwebwe mwese mwamaze gukora subscribe mwarakoze cyane. Hano tunyuzaho ibiganiro bifasha abantu kwiteza imbere, kwihangira imirimo, gukorana na banki n'ibindi byose bitandukanye nk'uko mugenda mubibona kuri screen zacu. Ibijyanye na tax, ibijyanye na CRB, ibijyanye na skills, ibijyanye na talent n'ibindi byose bifasha abantu kugera kuri financial freedom. Muri iyi video rero ngiye kukubwira ibintu amafaranga atagura mu buzima bwawe. Ngiye kukubwira ibintu amafaranga atagura. Hano mbabwira ibintu byose bibafasha kwiteza imbere, bibafasha kubona amafaranga abafasha gutera imbere, adufasha gutera imbere nanjye ndimo, ariko ngiye kukubwira ibintu bitanu udashobora kugura amafaranga. Niba ari ubwa mbere rero ugeze kuri BVI Empire, ntugende udakoze subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bitazajya biguhitaho. Ikintu cya mbere rero, baravuga ngo amafaranga iyo uyafite wagura ibiribwa byose byiza ushatse, ariko ntiwagura kuryoherwa. Ntabwo rero kuryoherwa wabigura amafaranga. Icya kabiri, amafaranga, ufite amafaranga wagura igitanda cyiza, waba mu nzu nziza, waryama ahantu heza, ariko ntiwagura ibitotsi. Burya amafaranga uko wayagira kose ushobora kubura ibitotsi kandi uyafite, ukarara udasinziriye kubera wenda uburwayi, ukarara udasinziriye kubera ibibazo kandi ufite amafaranga, ukarara udasinziriye kubera umutekano, kubera intambara. Ntabwo ushobora kugura amafaranga ibitotsi. Ushobora kugura ahantu heza ho kuba hatuje no kugira inzu nziza, ariko ntabwo wagura amahoro. Ushobora kugura abagususurutsa, abakuririmbira, abakubyinira, ariko ntiwagura ibyishimo kandi ufite amafaranga. Ikintu cya gatanu utagura amafaranga, ushobora kugura imiti mu gihe warwaye. Ushobora kujya kwivuriza ahantu hakomeye, ushobora kujya kwivuriza ahantu tuzi ko ari abasipesiyalisite mu kuvura, ariko ntiwagura ubuzima kandi ufite amafaranga. Ubuzima buraza bukagenda. Ushobora kwivuza rwose ushaka gukora ibishoboka byose ngo ukire, ariko ubuzima bukagucika. Amafaranga rero ntiwayagura ubuzima. Ikintu cya gatandatu, ushobora kugura umuyaga, ariko ntiwagura umwuka uhumeka. Ntabwo wagura umwuka uhumeka. Ibintu by'ingenzi mu buzima ntabwo bigurwa amafaranga. Ubu uyu munsi umuntu aguhaye amafaranga ngo wishyure umwuka uhumeka, wawugura iki? Umwuka uhumeka urumva wawugura iki kandi ufite amafaranga? Amahoro yo mu mutima wayagura iki? Ubuzima bwiza wabugura iki? Urukundo rw'ukuri warugura iki kandi ufite amafaranga? Iyo ufite amafaranga ushobora kugura umuntu mubana, ukaba wamugura pe mukabana. Wenda nuko nkoresheje terime yo kugura, ariko ushobora kuba ufite amafaranga, abagore beza bakakwirukaho, umukobwa mwiza akagushaka kubera ko azi ko ufite amafaranga, ukagira umugore mwiza pe, yewe no guhitamo bikaba byakugora kubera ko bagushaka ari benshi. Abagore beza bakaza cyangwa abagabo beza bakaza kubera ko ufite amafaranga. Ukabona uwo mukobwa mwiza mukabana, akakubyarira kubera ko ufite amafaranga, ariko mu by'ukuri
ntabwo nubwo wamuguze cyangwa se nubwo wamukuruje amafaranga ukaba umufite, ariko umutima we ntabwo uba ufite. Icyo ufite ni umubiri we, ntabwo ufite umutima we. Nubwo muryamana, nubwo mubyarana, nubwo akwereka ko agukunze, ufite umubiri we kubera ufite amafaranga, ariko ntabwo ufite umutima we. Ahubwo umutima we wibereye ahandi, ko yaje yishakira amafaranga. Ejo namara gushira ashobora kwigendera. Umutima we ntabwo ufite uri ahandi. Ushobora kuba uyafite, ufite n'uwo mugore mwiza, akajya yirirwa mu bagabo kubera ko umutima we ntuwufite, akirirwa mu dusore kubera ko udafite umutima we. Ufite umubiri we wamukuruje amafaranga, ariko ntufite umutima we. Ntabwo amafaranga yagura urukundo rw'ukuri kugira ngo agukunde. Ari mu rugo rwawe, uramubona nk'uhari, ariko umutima we wibereye ahandi. Yaje kubera amafaranga, nashira ashobora kugenda. Yaje kubera amafaranga, afite target yuko muzakora divorce mukagabana. Yaje kubera amafaranga, umutima we uri ahandi. Yaje kubera amafaranga, aracyakururana na babandi utazi kandi ubona ko muri kumwe mufitanye n'abana, cyangwa se ushobora no kubuza ngo abana mufitanye n'abawe kandi atari abawe, kubera ko uramufite, waguze we ubwe, ariko umutima we ntawo ufite. Ntabwo amafaranga yagura urukundo rw'ukuri. Ejo nashira muzakora divorce, cyangwa se niyo atarindira ko ashira azakwica bisigaremo, kubera ko adafite urukundo rw'ukuri kandi ufite amafaranga. So urukundo rw'ukuri rero ntabwo rugurwa amafaranga. Nubwo hari iby'amafaranga rero atagura mu buzima, ibyo byose maze kubabwira, utagura amafaranga, ariko amafaranga iyo uyabuze n'ubundi ugira ibibazo, urahangayika. Nicyo kintu ushaka ko dusoreza. Nubwo amafaranga hari ibyo atagura, ibyo byose maze kubabwira, amafaranga ntagura ibyishimo, ntagura urukundo, ariko kutayagira nabyo bizakubabaza, bizakubuza umutekano, bizakubuza ubuzima bwiza, bishobora kukwambura ubuzima, bizagutera depresiyo. Niyo mpamvu ugomba gukora ikintu cyose cyatuma amafaranga ufite abyara ayandi, cyatuma ushaka uko amafaranga yagukorera aho kugira ngo uyakorere, kubera ko nuyabura n'ubundi uzabaho mu buzima bw'ubukene, uzabaho mu buzima butari bwiza. So niba ushaka rero gukorera amafaranga menshi, reba imwe muri bizinesi twavuze, cyangwa se no muzo tutavuze ariko usanzwe uzi, ubundi utangire aka bizinesi kawe, ureke gukorera amafaranga, ahubwo wowe ukoreshe amafaranga. Buriya bavuga yuko abakire bazi gukoresha amafaranga, ntabwo bakorera bo amafaranga. Umukire aba afite kampani akoreshamo abakozi 1000, kubera ko rero umuntu wese afite amasaha 24 ku munsi. Umukire we ntabwo agira amasaha 24 ku munsi, agira n'ay'abandi, agura amasaha y'abandi, ntabwo agura
ntabwo agira amasaha ye gusa, agura amasaha y'abandi. Bishatse kuvuga iki rero? Niba afite abakozi, buri mukozi akaba aspendinga amasaha 8 ari gukorera umukire, ayo masaha uwo mukire yarayaguze. Fata amasaha 8 rero ukube n'umubare w'aba bakozi afite. Ni ukuvuga ngo umukire akoresha amasaha ye make ahubwo menshi abandi akaba ari bo bamukorera. Ni ukuvuga umukire we yaguze amasaha y'abandi. So bivuze ngo shaka ikintu gituma udakorera amafaranga, gituma udatakaza igihe kinini ukorera amafaranga, ahubwo shaka ikintu gituma amafaranga agukorera, shaka ikintu gituma ukoresha igihe cy'abandi kugira ngo winjize amafaranga. Wakoze kubana nanjye muri iyi video rero. Ibiganiro byo kuri BVA Empire nakagaruka, duhure muri video itaha. Niba iyi video igufashije, ntugende udakanze like, uduhe igitekerezo cyangwa inyunganizi muri comment section. Hanyuma niba uri mushyashya ukore subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bikugeraho ku gihe. Iki kiganiro niba cyagufashije wibuke kugisharinga abandi, ko mba nkiguhereye ubuntu. Niba kigufashije ni nkuko cyafasha mugenzi wawe. So duhure muri video itaha. Imana y'amahoro ibane namwe. Ciao ciao.